Yes, bakunze bacano yacu rero uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro cy'umugabo bita The Game wahoze muri G-Unit, ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro murabizi muri abantu banjye abanzi, namwe mubanze mwicara ahangaha, mubanze muserebre, mubanze munywe byeri, kuko inkuru ngiye kuvuga ku banzi ni nziza cyane, naho abakunzi bacano yacu bo ni inkuru mbi cyane rwose, twavuga ngo ica intege cyane wenda ni inkuru icinege. Donc murabizi rero ubu ngubu YouTube kuntu system isigaye imeze, murabizi first channel mwarabizi twari turi mu bihano dutegereje kuri applying abonde beshasha nyuma y'amezi 3 y'igihano, ariko twari turimo turazamura NEG Empire muri abantu banjye nge mbafata nka family. Ubwo ndavuga abajama abanzi namwe ntari bimuba mukenewe muduha motivation, ariko nkuko muri kwibona kuri tablo yacu applying ya monetization ntago yabashije kuba yakunda, nubwo twari twagejeje condition zose. Mbibashimira cyane kubera iyo support mwa mwagiye mutanga mureba ibiganiro byacu, ariko ntago bibashije gukunda kubera impamvu zitandukanye, nabibasharinze kugira mubone ngo ni wagwan. So ahangaha namwe wenda murangira inama muri comment yaba ari abakunzi family, kuko njye mbita family kuko uburyo mbaganiriza ntago mbaganiriza nk'umuntu uri kuganiriza ngo naba viewers. I don't care about the viewers. Reka tuvuge ngo abantu baba caringa about ibiganiro nk'ibi ngibi njye mbagezaho, ariko nkuko mubibona nyine ntago byabashije kuba byakunda, n'ikintu gicinege cyane. Gusa n'ubundi twabikoraga tutari monetize, no kuvuga ngo ni kubera urukundo rw'ibi bintu. Hagati aho rero ikintu wenda ntekereza cyabaho, wenda mwe mwangira inama icyo nakora kirenze iki ngiki, ariko singiye guhagarika kubaha ibiganiro kuri no channel. Sinzi nimba ngiye wenda kuzamura nanone indi wenda y'umuntu akigengesera akirinda kuba yashyiramo utuntu dushobora kuba twatuma gongana na YouTube, ariko biragoye kuko ubusanzwe YouTube amasaha yo kuba monetize byari 4,000, ubu babishyize ku 8,000. ni ukuvuga ngo ubu 4 twari tubigejejeho kuko igihe batanze n'ikiragera, ariko urumva nimba byabaye 8,000 aho ngaho ho ni insazi. So sinzi nimba cyano twayigumisha n'ubundi itari monetize tukaya dukomeza tukaba twabikora uko nguko byari bimeze, maybe ababyiyumvamo nkuko nsanzwe mbibabwira, wenda mukajya mubasha gusupportinga umuhungu wanyu kugira ngo nawe akore avuga ati ntago ndi guhamba imbwa, wenda avuga ati okay maybe abajama bamwe baba babyitayeho cyangwa se bumva bifite agaciro kuba message nk'izi ntanga zikenewe. Abanzi mwebwe ndabizi mugende mwigurira ibyuma, nizereka ariko bitabahitana, ariko bibahitanye twaba tugize Imana kubera yuko n'ubundi so rero ubwo ngubwo nuko game imeze. Ndakomeza mbaho ibiganiro, ariko monetization iyo yanze, mwari mwabikoze, mwari mwaduhaye support yo kuba mwabireba ndetse mukanatindaho, nari nababwiye ntimutinde ku biganiro byacu, ariko YouTube ntagaruka nguko ibifashe. Udukosa turimo muri kutubona aho ngaho, udukosa twagiye dukora dutumye banga monetization yacu. Reka turebe ko nitwa reapplyinga iriya ya indi nkuru yo twari dusanzwe turiho NEG The General, wenda aho ko bizakunda. Wahageze rero bahita kuri NEG Empire, nakubwira nti rero utarakora subscribe wabikurikirana kubera yuko buriya biba byiza, natwe biradufasha cyane cyane abantu muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda n'abari mu Rwanda, ariko ntago tuba twasuzguye views zanyu mwamfuramwe. Uyu munsi tujye kurebera hamwe abo bita abakepa cyangwa se abantu bakepinga cyane, n'abaraperi bibeshyera, n'abaraperi babeshya, n'abaraperi bihinduye abafeke, kandi mu by'ukuri kuri hip hop hari icyo twita rero Mount Rushmore, n'ahantu n'urutare rushyirwaho amasura y'abaperezida baba barayoboye neza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murayizi n'urutare ruri abaperezida 4 muri hip hop. Rero dufite Mount Rushmore y'abaraperi bakapinga cyangwa se bibeshyera babeshya cyane, abo ngabo bakaba bayobowe no bita Fat Joe. Gusa uyu munsi ntabwo turi bwere kuri Fat Joe, reka duhere ku muraperi bita Jason Taylor, wo nta wundi mu muzi ku izina rya The Game. Impamvu duhere kuri The Game murabiza bankurikirana, ndi umufana wa G-Unit. The Game rero n'umuntu wagiye wibeshyera cyane, ubu ngubu yahawe akato, aho yahawe akato n'abantu bahakomoka muri Compton California, harimo Dr. Dre wamuzamuye. Ariko The Game ndaza kubabwira ukuntu yasuzuguye Dr. Dre, akanamutuka cyane akamusuzugura bikamubabaza. The Game yaje kwataka Eminem kuko yarazi ko Eminem ari umuraperi ukunda beef, iyo umwatatse ahita gushwanyaguza. Murabizi ibyo yakoreye Jarure, ibyo yakoreye Benzino, bikagera ubwo Benzino arira ari mu kiganiro ubwo yaramaze kunywa umwoto inzoga muri Drink Champs. Cyo gihe mwarabonye Benzino ari mararira rwose abantu babireba. The Game yashwanye na 50 Cent wamuhaye indirimbo 6 kuri album ye ya mbere bise The Documentary, ibyatumye album ya kabiri ya 50 yo bita The Massacre yaraje mu by'ukuri itari powerful cyane nkuko yakagombye, ariko ntibikuyeho ko nanone yari album nziza ifite hit, yari indirimbo bita Just a Little Bit, n'ubu ngo biracyakinwa mu club nubwo yasohotse 2005. Music and Shop ni indirimbo yashaje mu buryo butari bwiza, twavuga ko yahitinze icyo gihe, ariko ubu nta wayumva. Harimo izo bita za Disco Inferno, murabizi indirimbo nk'izo ba I'm Supposed to Die Tonight, murabizi indirimbo nyinshi zahitinze kuri iyo album. 50 rero ibazi album ye ibiriho indirimbo za How We Do, ikabaho indirimbo nka Hate to Love It, ikabaho indirimbo nka Haya, ikabaho indirimbo
indirimbo nka Special, ikabaho indirimbo nka West Side Story, ikabaho n'indirimbo bise Church for Tags. Izo ni indirimbo 50 Cent yandikiye The Game, ariko se Game yamwituye iki? Yamwituye kumwereka yuko ngo atakifatanya nawe muri conflict yarafatanye n'abaraperi ba Nas, ba Jadakiss, ba Fajo, ba Jarure. The Game aravuga ngo ngiye ngo sinatuka aba legend, ariko mu by'ukuri ntago ari uko yari yubashye aba legend, yari yubashye aba legend, ahubwo nuko yabonaga yuko bizamufasha, kuko The Game yinjira muri G-Unit, manager we bita Jim Rosemond Henchman, uvugwa ko ari umwe mu bantu bicishije Tupac, afatanyije n'uwo bita Haitian Jack. Abo ngabo ni abantu bamanagingaga The Game. Noneho The Game baramubwiye bati ugomba gusenya 50 Cent, ugomba gusenya G-Unit. The Game yaragiye yitegereza ukuntu 50 yagiye azamuka nawe asenya abantu, ashwanyaguza kariyeri za ba Jarure n'abandi bahanzi benshi cyane nka Bafajo. Aravuga ati nanjye ngiye gusenya 50. Ko yavugaga 50 niwe muraperi ugezweho, murabizi 50 yari afite hip hop mu biganza bye kuva 2003 kugeza 2007. 50 yarayoboye nyuma aza gutsindwa na Kanye West muri battle yo kugurisha amasidi menshi. Aravuga ati ngewe Kanye West nantsinda ndahita mbivamo. Kanye West rero yahise amutsinda kuri album bise Graduation. 50 ariko ntiyasezera umuziki, cyatumye abantu bamwe batangira kumuca amazi. 50 atangira no gusubira inyuma, kuko album yandi yasohoye nyuma ya iyo album ye yise Curtis yari hatanye na Graduation ya Kanye West. Mu by'ukuri hip hop ya kigangster yahise itakaza ibara. Kanye West yahise azamuka, barirwene barazamuka, abandi bahanzi bose baririmba bahogoza banihira bashyiramo autotune, kuko kuva icyo gihe 50 atsindwa gangster rap cyangwa se rap ya nyayo yahise inashwanya, yarapfuye. Rap ya nyayo yahise ipfa kuko 50 niwe wari uyihagarariye. Atsinzwe na Kanye West, byagaragaye yuko hagarutse haje event y'abaraperi bahogoza, no kugeza n'aka kanya nibo bagezweho. Murabazi ba Drake, murabazi na Kendrick nubwo arapa ariko nawe ashyiramo agahogozo. Murabazi abaraperi nk'aba uwo bita Lilioti, murabizi ba Lil Uzi Vert n'abandi benshi cyane. Reka rero twinjire turebe The Game ukuntu ari umuraperi wa fake cyane w'umupirate. Ubu ngubu mu muziki byaramurenze, byaramunaniye. Ubu ngubu basigaye ari umuntu ushaka cloud cyangwa se kuvugwa, arimo aragotomera icupa y'icyuma cyangwa se Don Julio. Don Julio murayizi nayo ni inzoga ya rikeri ikaze cyane. The Game rero ubu ngubu basigaye avugwa ari uko ari kunywa Don Julio kuri stage. Mwarayibonye ejo bundi muri versus battle yakoze na YG. Ariko The Game akaba umuntu ugira akarimi kabiri cyangwa se agira akarimi nk'akinzoka nk'uko Bulldog yabiririmbye mu ndirimbo yitwa ngo Inkongoro y'Umushimusi ari kumwe na Tafu. The Game ni umuraperi ubeshya, ni umuraperi wibeshyera, ni umuraperi utagira ibitekerezo bihamye, kuko uyu munsi ashobora kuza gusingiza bugaca yagututse. Murabizi ni umuntu watinyutse aravuga ati Kanye West, kubera ko Kanye West yari yamuhaye imodoka ebyiri za Benz, yaraje aravuga ngo Kanye West ngo mu byumweru 2 twamaranye yangiriye akamaro karenza ko Dr. Dre yangiriye mu myaka 20 tumaze muri Game. Ese The Game yari yibagiwe ko Dr. Dre wamusinye muri 2003. The Game yari umustripper, yari umubyinnyi w'umugabo wabyinaga muri night club ya mama we na se wabo. The Game yari yambaraga string akajya kuri pool n'icyacyuma cyo muri club akajya byina arimo ararobesha abagabo. Yes, twinjiye mu kiganiro rero, reka tugende tunabizamukamo gahoro gahoro ku mateka cyangwa se ibigwi by'umugabo bita The Game. Umugabo ugira ifitina cyangwa se ugira ishyari cyane muri kariyeri ye. Ni umugabo wamaze imyaka 21 ari muri Game, ariko mu by'ukuri ibikorwa bye byose yakoze, iyo hazaga umuntu usa nk'umusumbyeho gato yaturutse muri West Coast especially, byaramubabazaga cyane akavuga ati uyu muntu ni gute yashaka kuvugwa nk'umuntu uhagarariye West Coast.
ubwo The Game rero amaze kwirukanwa muri G-Unit yirukaniwe kuri radio. Ibyo ngibyo byanabaye kandi kuri uwo musani nababwiye bita Kokoriko, kuko nawe uwo bita Neg The General yamwirukaniye kuri radio. Icyo gihe radio bita Sarusi 50 yirukaniye The Game kuri Hot 97. Dukomeza rero, The Game amaze kwirukanwa muri G-Unit yahise abitunira haravuga ati ngewe ngiye no kubazimya, ahita atangira campaign bise G-Unit cyangwa se G-Unit, ntago uri G. Icyo gihe The Game nubundi winjiye muri G-Unit afite gahunda yo kuzashwana na 50, kuko Jimmy Rosemond cyangwa se Henchman murabizi ngubu arafunzwe, kuko byagaragaye yuko yakoreshaga company ya boye arimo aracuruza za kokayine. Baraje basaka ibiro bye basanga mama kokayine nyine yari umucuruzi w'ibiyobyabwenge. Tugiye banamukatiye burundu kuko ari no mu bantu bafite uruhare mu yicwa ry'umuraperi Tupac Shakur. Ubwo yari yarabwiye The Game ati ugomba gusenya G-Unit uyinjiremo nk'umuntu uje kubemfilitra, ubundi uzabashwanyaguze wamenye n'amabanga yabo, wamenye na movement zabo. The Game yaranabikoze, ndetse n'amabifu yatangiye kubita G-Unit na 50 Cent. Mu by'ukuri twavuga ko yararimo arabikora cyane, n'abantu bavuga ati The Game kabisa yatsinze runo rugamba. Ubwo bya 50 bibayaho bakomeza kudisinga n'aba Lloyd Banks bagasubiza, abandi bose batoniyeyo ba Young Buck ariko we ntabwo yabaye involved cyane, biri no mu bintu byaje gutuma nyuma nawe aza kwirukanwa muri G-Unit. Icyo gihe rero The Game arahitinza akomeje kuba umusitari, ndetse ariko kubera yuko yari asinye muri label imwe na 50 Cent iyo bita Interscope muri Shady Aftermath, bombi bari muri Aftermath, kuko 50 yari asinye muri Shady Aftermath ni Dr. Dre yayitangije na Eminem bamuha contract ya miliyoni. Icyo gihe byabaye ngombwa yuko The Game ntago yari kuguma muri label imwe na 50 Cent. Byagenze bite rero? Icyo gihe byabaye ngombwa yuko The Game yirukanwa muri Interscope bamujyana muri Geffen rero nako naga sister label cyangwa se nakarebo gato ya ka Interscope. Ariko The Game urumva yarasubiye nyuma, agezeyo yatangiye gukora imiziki ye, aza gukora album bise Dr. Advocate rero The Game niho yatangiye kugaragaza kabeshya, kuko yarabeshye ngo ina album iri gukorwa na Dr. Dre. Urumva yari yavuze yuko ari na avoka wa Dr. Dre. Ni Dr. Dre yavugaga, ariko icyagaragaye nyuma nuko Dr. Dre nta ruhare na ruto yari afite muri iyo album ya The Game, kuko urumva ntibari bagikorana muri company. Ariko The Game kugira ngo agumane credibility cyangwa avuge bati ni umuntu ugifitanye umubano mwiza na Dre, byabaye ngombwa yuko ayitirira Dr. Dre, ayita Dr. Advocate, anabeshya ko Dr. Dre hari indirimbo yamukoreye, ariko ntibyaje gukunda. Nta beat nimwe Dre yakoze kuri iyo album ya The Game bise Dr. Advocate, gusa bidakuyeho ko na yari album nziza, kuko yahise yikrasa ku mwanya wa mbere kuri Billboard. Yari iriho indirimbo nk'izo bita single bita Let's Ride, yari iriho indirimbo bita It's Okay One Blood yo murayizi cyane, iriho n'indi bita ngo indirimbo irimo Travis Barker urampete w'umubateri mwiza cyane yitwa Do Boys in the Building. Murabizi n'indirimbo The Game ajya kubita mu makonseri kanatwika. Hari n'indi ndirimbo nziza cyane kuko yakoranye n'aba producer muri West Coast, harimo abita ba DJ Quick. Kanye West nawe yaramufashije, nubwo Kanye West ari muri Chicago, ndetse harimo n'abandi ba producteur nk'aba Just Blaze bari barakoranye. Yakoze rero album ya kabiri nziza. Kariyeri ya The Game ntabwo yahise irangira, arakoze agumanya beef na 50. Yajya mu interview akavuga ukuntu ahora avugana na Dr. Dre, ari ishumiye zose bazipangira hamwe, ariko mu by'ukuri Dre ntabwo yarakivugana cyane na The Game, gusa yaramuhamagaraga kamwitaba. Byaje rero kuba bibi ubwo The Game kwa kundi akunda kugira beef n'abantu, yaje gutangira kwataka Eminem mu buryo buteruye, kandi Eminem ni umuprotege wa Dr. Dre, kuko buriya Dr. Dre yubaha Eminem cyane, no mu bintu bishobora kuba byatuma ushwana na Dre kuba washaka kwataka Eminem. Kandi Dre yatekereje aravuga ati mu gihe nari mvuye muri NWA maze gutanga imigabane yanjye muri Death Row, kuko yirukanwe muri Death Row cyangwa yasezeye muri Death Row, nta natana atwaye, aragenda ashinga label ye bita Aftermath. Yagerageje gukorera abasani benshi ariko ntibyakunda. Yakoze compilation album yise yari indirimbo nk'izo bise Been There Done That, ariko ntabwo yabashije gufatisha Dre, byasaga nkaho arangiye. Yongeye kugaruka mu kibuga ubwo yahuraga na Eminem mupeto muri Michigan Detroit. Icyo gihe Eminem yaraje atuma Dre izina rye rigaruka, amukorera production, bituma Dre yongera kuba producer wubashwe ndetse n'umuhanzi wubashwe. Ni nabyo byamuhaye avantage yo gukora album yise 2001 yasohotse mu mwaka w'1999. The Game rero kwataka Eminem yarakoze ikosa cyangwa se yarakoze muri soke, nka kumwe jya numva abahungu ba Jean Paul Nkundi neza bavuga bati ubukotoye nyine cyangwa se ubukoze sakirirego. Tugiye kwataka Eminem ni ikosa rikomeye. We yaragiye kwataka wenyine ko byaje kugera naho yataka Dre. The Game kariyeri irakomeza, arubahwa cyane ndetse n'abantu benshi turamukunda. Nanjye nari umufana wa The Game, nubwo mu by'ukuri ngende umufana mukuru wa G-Unit, ariko mu by'ukuri The Game nawe twaramukundaga kuko yari umuraperi ubasha. Ibyo ngibyo byo twibihakana, kuko buriya The Game arusha 50 Cent kurapa. Wenda 50 amurusha ubustari, amurusha kwandika indirimbo, amurusha amarofre meza, ariko kubyitwa verse ntago verse ya The Game ntago 50 yajya imbere.
ubwo The Game akomeje gukora ndetse aza gukora na album ya gatatu yise LAX cyangwa se Los Angeles Airport, ni ikibuga cy'indege cyo muri Los Angeles bita LAX. Aho ngaho naho Dre ntabwo yabashije gukoraho indirimbo n'imwe, ariko bakoranye featuring mu ndirimbo yitwa Heavy Artillery ari kumwe na Snoop Dogg ndetse n'uwo bita Ice Cube. Ni ukuvuga Game yari yarekrise abantu muri West Coast, akomeza gukora. The Game yari atarahinduka rero umuntu wisutwa, yego ubwo bugambo yajyaga avuga ubugambo budataha, ariko mu by'ukuri ntago yari yakigaragaje neza. Aho rero niho The Game yaje gukorana indirimbo n'umupeti wo muri California nawe wari urimo razamuka n'uwo bita Kendrick Lamar. Kendrick Lamar rero yaje agaragara kuri album LAX ya The Game mu ndirimbo bise The City. Gusa critics cyangwa se abantu banariza imiziki baje kuvuga yuko uwo ngo Kendrick Lamar yashwanyaguje The Game. Baravuga bati mu by'ukuri verse ya Kendrick cyangwa se ya participation ye muri iyo ndirimbo biragaragara yuko mu by'ukuri yarushije The Game kuririmba, nubwo indirimbo yari ya The Game ariko Kendrick Lamar yamurushije kuririmba neza. Kendrick yari akiri underground rero, yari atarazamuka. The Game yari ataratangira no kumugirira ishyari, kuko urumva yari yanamufeaturinze kuri iyo album ye yo bise LAX. Icyo gihe amushyira mu ndirimbo bise The City. Kendrick rero nyuma yaje kugera haba umusitari. Icyo gihe yaje kubona kontra muri Aftermath, ahandi The Game yirukanwe mu buryo butunguranye kubera gutukana na 50 Cent, kandi 50 Cent ntago Dr. Dre cyangwa se Jimmy Iovine wo muri Interscope bashoboraga gusezerera 50 Cent ngo kubera bari kudefanda The Game. Ni ibintu bitashobokaga kuko 50 icyo gihe yari umuraperi urenze, babonaga yuko abinjiriza amafaranga, kandi koko yabinjirizaga amafaranga menshi, bari bakimukunze. Gusa nyuma y'iyo album yo bise Curtis yasohotse muri 2007 yatsindwa na Kanye West, 50 yatangiye kugirana ibibazo na ba Dr. Dre ndetse na Jimmy Iovine, kuko bari bafite company ya ekuteri yo bise Beats by Dre, murazibuka. 50 nawe ashaka gukora ekuteri yo bise Slick by 50, ariko birababaza cyane. Baravuga bati 50 atangiye kujya muri business zigiye gukompeta n'izacu, batangiye kumuzimya ndetse n'amaalbum ye ntago bongeye kumupushinga cyangwa se kumukorera promotion. Ibyatumye album ye ya kane bise Before I Self Destruct, nubwo Dr. Dre yamuhaye production bagakorana, ariko mu by'ukuri ntago Interscope igeze yipushinga nkuko ubundi album za 50 Cent zajyaga zihabwa imbaraga. The Game ubwo nawe araharasinzira arimo arareba, ariko abonye Dre asinye Kendrick Lamar yatangiye kumugirira jalousie kuva muri uwo mwaka wa 2012 ubwo Kendrick Lamar yasohoraga album ye iri classic. Iyo nta yindi niyo bise Good Kid Mad City. Rero icyo gihe The Game byaramubabaje cyane, aravuga ati Dre yaranyirukanye, none reba u Rwanda rwo muri West Coast yagiye kunteza. Kandi ubundi mbere Kendrick atari yazamuka The Game yaramukundaga, bari amashumi. Kuva ko kanya batangiye kugira na beef, The Game atangira kugenda akora uko ashoboye ngabe yaca intege wo bita Kendrick Lamar. Mu by'ukuri nubwo Kendrick we ibyo ntabyo yararimo, yari umwana ushonje ushaka kwikorera hiti, ntago ibyo ngibyo yarabyitayeho. Kendrick rero yarasinye muri Aftermath ndetse no muri TDE. Yo bavuze TDE avuga Top Dog Entertainment, aho yarafite contract yo gukora album 5 arayakora duhereye kuri iyo Good Kid Mad City, ndetse album ya nyuma yaje kuba yabaha ya nyuma yatumye atangira kwigira muri label ye yigenga nk'umuhanzi wigenga, ni album yo bise Mr Morales and the Big Steppers. The Game kuva icyo gihe atangiye kugira jalousie Kendrick Lamar mu buryo butandukanye, ndetse atangira noneho no kuba yabigaragaza mu buryo bweruye, kubera ko yabonaga ko Kendrick icyo gihe ari umuntu uri kuzamuka. Haje kuba event rero ubwo Snoop Dogg ndetse na ba DJ Quick na ba Dr. Dre n'abandi basani bo muri Los Angeles baje gukora ikintu cyitwa ngo guha itoroshi cyangwa se guhura muri Kendrick Lamar, bavuga bati uyu ni uhagarariye West Coast. Na The Game baramutumiye aranaza, baha Kendrick urumuri rumurikira West Coast cyangwa se West Side. Icyo gihe The Game ariko nubwo yarahari, nimbasha kubona video ndayibashiriraho, yari yarakaye kuko wabonaga yuko atishimiye ko bari kuvuga yuko Kendrick ari we none usigaye ahagarariye West Coast. Icyo gihe byatumye rero The Game atangira kugirira jalousie wo bita Kendrick Lamar. Kendrick aratwika, aragenda aratwika. The Game agatangira kugenda mu interview ashaka gukasa Kendrick, avuga ati subundi uriya muramwemera mute, nta nubwo ari umurara, si umuntu w'umugangster, nta clique abamo, nta galo mu blood, some crips. Ariko ibyo ngibyo ntacyo byari bitwaye. Kendrick nawe yarabwiye ati ngewe nubwo mfite aba anko banje baba gang benga cyangwa se bari mu magengi, nge ntago ndi gang, ndi umwana wakuriye muri quartier ahubwo nkikijwe n'ibirara, nge ntago ndi ikirara. Ibyo bintu rero abantu babikundiye Kendrick ko baravuze bati avugishije ukuri, ntagaje mu by'ukuri yibeshyera, kuko hari abahanzi benshi bagenda bibeshyera nka Lil Wayne yabeshye kalo mu blood, kandi Lil Wayne ntago ari umugang benga kuko no mupeti wakujijwe na Baby Birdman, aramufata aramurokirita amushyira muri Cash Money. Kuva icyo gihe rero yari umuhanzi wo muri Cash Money, ariko nzababwira nanone ukuntu Birdman yaba yarahemukiriwe ndetse bivuga yuko yaba yaranamusambanyaga inyuma.
Dukomeza, Kendrick rero na The Game yatangiye kugenda yataka abantu benshi bamugiriye akamaro ubwo yaje gukora n'indirimbo arimo aratuka Eminem noneho yeruye yise ngo The Black Slim Shady. Icyo gihe agira ngo Eminem amusubiza ariko Eminem yaramwihoreye. Icyo gihe indirimbo ayikora abantu bari baje batese yari iri kuri album bise Drillmatic yasohotse mu mwaka wa 2021 bavuga bati sumundi The Game arimo aratuka Eminem cyangwa ari kumusingiza kuko yaramutukaga ariko akazana none aririmba muri style ya Eminem abantu bibaza ibyare byo birabatungura. The Game bwa bugoryi bwe yigeze gukora ikiganiro nibira by'ibiganiro mubona byo bita terere yarite nkabira bya Kim Kardashian. Hari umukobwa rero bita Lena wari uri muri icyo kiganiro noneho The Game ashaka kuba yamusambanya umukobwa aramukatira. The Game baje gurira ku muhanda aravuga ati ngiye kumukoza isoni yahise amufata bahuriye ahantu aramusuhuza bisanzwe asohoka mu modoka ye arangije ahita amuterura mutereka hejuru kuri kapo y'imodoka arangije ahita afata intoki ze ahita atangira kumukubita finga mu myanya y'ibanga y'abagore. Ibyo bintu yabikoze ibitangazamakuru n'abantu bari gufirima ni ibintu abantu baratunguye cyane avuga ati noneho The Game yanyweye ibiki. Umukobwa ntabwo yabyihanganiye yahise amujyana mu rukiko. The Game bamukatira yuko agomba guha umukobwa miliyoni zirenga 10 kandi The Game muri iyo minsi kariyeri yari irimo irakwama kuko nta bitaramo binini yari akibona kuko yabonaga ibitaramo binini kera kiri kumwe na 50 Cent na nyuma yaho gato ariko kariyeri ya The Game yasaga nk'iyasinziriye ndetse yarasiga asohora album ntabashe no kwikrasa muri top 10 keretse album yasohoye yise Jesus Peace mu mwaka wa 2010 na kangahe ntabwo ndi kwibuka neza umwaka kugira mbeshye reka mvuge ko ntabyibuka. Icyo gihe The Game bamuciye amafaranga aravuga ati ngiye amafaranga nta nayo mfite kuko kwanza yanze kwitaba urukiko ngo ajye kuburana biza gutuma rero bamukatira dahari amafaranga. Imitungo ya The Game yose irafatirwa kuko ubu ngubu binavugwa yuko The Game ari homeless cyangwa se adafite ahantu atuye hahamye agenda acumbika hirya no hino nukuvuga ngo ari mu bantu baraburije kabisa mu baraperi. Azize iki? Azize umunwa we no gukora ibikorwa byo kwigira genge kandi ubugenge bw'ubugoryi nkabira musigemo mubona ashaka kuvugwa arimo aragotomera ibyuma kuri stage. The Game yarakomeje beef ye na Kendrick ikomeza kugenda izamuka biza kugera ubwo Kendrick ubwo yarafitanye beef na Drake. The Game yagiye ku ruhande rwa Drake. Ibintu byababasha abantu benshi biza kumira ari ubwo Dr. Dre yatumitwaga mu byo bita Super Bowl ya 16. Icyo gihe yatumiye abahanzi bose yakoreye aravuga ati ngende producer urenze nakoreye abantu benshi ba Mary J Blige bari bahari uwo bita Eminem yari ahari uwo bita Kendrick yari ahari 50 Cent nawe yaratumiwe mu by'ukuri nubwo atari wo muri West Coast kubera yuko Eminem yabwiye ba Dr. Dre abwira na Jay-Z ati ngewe 50 Cent ni mudatuma aza guperforminga ntago ngiye nabira birori byanyu nzaza. Bigaragaza iki? Bishatse kugaragaza ko iyo uri umuperi ufite umutima ukundana n'abantu kandi ukabadefanda nawe iyo ugeze yahandi ukeneye support yabo baragufasha nkaho ngaho Eminem kukaza ukuntu 50 Cent amwubaha yagiye anamudefanda yanaje akaba umuhanzi wasinye muri label ye ukomeye cyane wabayeho kuko mu bahanzi bose Eminem yasinyishije 50 niwe munini aho Eminem nawe yarwanisha ka 50 Cent ariko The Game yabuze umudefanda kubera ko mu by'ukuri na Dr. Dre ubwe wamusinye ntago The Game yagaragaje yuko akunda Dr. Dre ahubwo yakoreshaga izina rya Dr. Dre ari gushaka kugira ngo abone credibility cyangwa se agaragaza yuko akivugana nawe kandi mu by'ukuri mubano wabo wari warajemo agatotsi kuva ubwo yatakaga Eminem nababwiye ko ari umuntu wakoze Dr. Dre wamugaruye mu kibuga. Bivuze iki? Bivuze ngo The Game ntabwo yatumiwe muri icyo gitaramo byatumye ababara cyane ararakara atangira ndetse no kugenda Dr. Dre kuko icyo gihe Kanye West yanamuhaye imodoka ebyiri za Benz arangije The Game yaje gutangaza ngo Kanye West yankoreye ibintu muri kariyeri yanjye mu byumweru 2 birenze ibyo Dr. Dre yankoreye mu myaka 2. Abantu babyumvaga baratunguwe cyane ndetse bagira n'isoni bavuga ati The Game arabivuze twari tuzi ko yataka 50 yataka abandi bantu ariko noneho ageze no kuri Dr. Dre avuga ko Kanye West amufitiye akamaro kurusha Dre ari wamuzanye yaramukuye mu tubari yabyinaga mu tubari twabatinganye yambaye string none arimo arataka Dr. Dre wamukoreye ibyo byose akamuha credibility kuko Dre kuba yakorera The Game nibyo bintu byatumye ko The Game yari yarakoze umuziki byaranze ariko Dre yamaze kumufata byatumye ahabwa icyubahiro nk'umuntu wari uri Dr. Dre bituma zamuka ibintu byababasha abantu cyane murabyumva y'indirimbo yakoze twa Black Slim Shady arimo aratuka Eminem ni umuhungu wa Dre ni ibintu rero yarakoze muri soki. Icyo gihe igaragaje ntiyatumirwa ariko ikindi none utakibagirwa The Game akiza mu muziki yaje arimo aratuka Jay-Z nababwiye ko 50 Cent yari arimo aragerageza kuba iyo beef yayihagarika kugira ngo The Game batamwitambika Jay-Z atamwitambika kuko Jay-Z ni umusiyo yashobora no kugenda akajya muri label yawe akavuga turiya muhanzi nimuzongere gusura album ye byarashobokaga cyane ariko The Game cyatumye batamubana nuko yarasigikiwe na Dr. Dre ndetse Yovine bo muri Interscope muri Aftermath. Kuba rero yaraje akavuga yuko Kanye West amufitiye akamaro n'ibintu byabababaje cyane avuga baturiya muntu uzi ko iyo tumwihorera uba yarasubiye iwabo agicuruza ibiyobyabwenge wenda yaranapfuye cyangwa yarakatiwe burundu byarababaje
kandi Jay-Z nawe ni umuntu ugira inzika cyane kuko na 50 kugira ngo performing Jay-Z yari yabyanze ya performance kubera yamuvuganiye aravuga ati bimeze gutya na gutya. Mu bantu bagira jalousie rero na Snoop Dogg arimo nubwo wenda atari w'ikiganiro ahangaha tugiye kukizana kuko nawe kuri uriya musozi nabwiye wita Mount Rushmore w'abantu bakapinga barimo Joe, barimo The Game, barimo Snoop, abantu bagenda batanga stories zo guizibihimbano babeshya kugira ngo batwike na Snoop arimo. Snoop yatangiye kugira jalousie Eminem kuko yabona yuko Eminem na Dr Dre baragatoki kuka ati ni gute Dr Dre yansimbuje kiriya cyana cy'ikizungu, byatumye atangira kuba yakataka Eminem ndetse Eminem nawaza kumushwanyaguza mu ndirimbo yise Zeus avuga ati yewe ati ngewe imbwa rero nagiye ntunga imbwa nyinshi ariko ntago nari nzi ko imbwa natunze zashoboraga no gushaka kunduma ngo zinjye ibiganza. Ubwo yarimo aravuga Snoop Dogg ariko beef yabo Dre yaje kubijyamo ndetse n'abandi bapapa biza kurangira ivuyeho. Twikomereza kuri The Game, habayeho rero beef ya Kendrick Drake. Icyo gihe The Game yahise avuga ati ndi ku ruhande rwa Drake. Ibintu byababaje abantu benshi avuga ati aho kugira ngo ibyo ngibyo bikore wari no bwicecekere. Ndetse na Drake ajya gusura album ye Bisman, The Game ni umwe mu baraperi mu by'ukuri bahinduye profile picture yabo cyangwa se profile y'ifoto yabo kuri za Instagram na social media zose ashyiraho ifoto ya Drake ya album ya Drake bisa Bisman. Ibyo bindi nta wundi muraperi wiyubashye yewe n'ababandi b'inkoma amashyi ba Drake nta wabikoze uretse The Game, umuntu bavuga ngo ni umuntu wiyubashye. Byagaragaye rero yuko Compton California no umuntu wo muri Westside ntago ari umuntu wo muri Westside ukunda Westside ahubwo ayikoresha mu rwego kugira ngo abone amafaranga kuko iyo aba ari muri Westside yari bushyigikire Kendrick cyangwa se akanicicikira. Atumye igitaramo bita Pop Out Kendrick yakoze atumira abagangster bose bo muri California n'abahanzi bose n'abafitanye amabifu bose aravuga ati duhurire hamwe tugaragaze unity bize hamwe nk'abaraperi bo muri Los Angeles. The Game niwe muraperi wenyine utaratumiwe. Yagiye kuri radio abantu babimubajije aravuga ati ngiye ntago banze kuntumira ahubwo buriye yagenze se ni ngiye wanze kujye kuko ngiyewe murabizi yo ngiye mba ndi kumwe n'abarara benshi bafite n'imbunda twashoboraga kujyayo tugahura n'abanzi bacu gasanga bamwe mu barara banje barashumuna ntago nashatse kujyayo ariko mu by'ukuri abantu baramusetse kuko bari bazi neza yuko atatumiwe. Bivuga rero ngo yarakomeje gukapinga The Game ni ibintu bye rero kugeza n'ubu ngero n'umujama uhora kapinga noneho ageze mu byo guscaminga abasani kuko ubu ngubu asigaye ajya kuri Instagram akavuga ati umuhanzi ushaka featuring ni yishyura amadolari ibihumbi 5 ndaguha featuring ukaza ukayishyura. The Game wani ngiye n'igitera kiguha wenda yaba wabanje kumuha ibihumbi 3 musigayemo 2 yaguha vasi ugahita umwishyura. Noneho biza kugenda biti iyo ndirimbo bigiye kwisohora uyisubone icyo bita ibaruwa bita season desist ni kwa kundi bakubwira bati ntago iyo vasi ya The Game iri cleared abafite reba sinyemo bare abayobozi bare bahita bakubwira bati rero icyo gitero The Game yaguhaye ntago byemewe ntago yasabye uburenganzira muri rebo bityo birasaba ko wishyura ibindi 500 yaguciye 5 ngo mukorane mumaze gukorana ndetse n'igitero yakiguhaye ariko ntago indirimbo kuyisohora. The Game rero ubu ngo basigaye ari umusikama n'ubu ngubu nanjye ubwanjye nuko nta mafaranga ngira yanajya kumva nkumva arambwira ati ntigingwe ngura 500 by'idolari nayamuha kugira ngo isoke ntekereza ko ashobora kuba yahitazanamo utundi tuntu ngo nimwongera ndi so urumva no umuntu usigaye azwi ubu ngo basigaye rwatukana na underground yagiye scamming amafaranga kuko ntago ari rimwe si kabiri si gatatu amaze barenga 15 bajya social media bamushwanya guzamubwira bati dusubiza amafaranga yacu wakigorigiwe. The Game rero urumva nushaje nabi mu byukuri nubwo mu byukuri ari umuraperi wari umuraperi mwiza. Ejo bundi rero nibwo yaje mu cyo bita versus battle ari kumwe na Wayi atangira kuririmba ibitero bya 50 Cent arimo arareba muri concert yaje kubona umugabo umwe wari urimo arikora mu bwanwa yumi wavuga ati nibwo ari kuririmba ibitero bya 50 tuzi ku mwaka ushize yari arimo aramutuka ngo faka 50 muri 2025 none 2026 arimo 50 Cent n'umusaza bimwe nababwiye ngo The Game afite ikibazo cyo bita bipolar cyangwa sandi umuntu agira ibitekerezo akakanya akakereza ibibwa cyaka bari gutekereza ibindi ibintu bituma rero atagaragara nk'umuntu w'umugabo ko baravuga bati guhinduka umunota ku munota. Yaje arimo arasingiza 50 Cent ngira ngo ahari byo yabikoreye yuko yabonaga yuko 50 yatangaje unity ishobora kuba yenda kugaruka ndetse na ya malebto yabo za sneaker za unity ya Maya Force yabo byavuzwe yuko agiye gusubira ku isoko. The Game aravuga ati rero ndakennye sinkigirimo yanjye bityo reka ndebe ukuntu ntangira gukora mu kibuno cya 50 azi ibintu byose yakoreye 50 Cent kandi abantu birengagiza ni umugabo utajya yibagirwa. Buriya mu bantu bose ushobora gukina nabo wakina n'abandi ariko nti na 50 kuko 50 ni wa muntu ushobora gushyiraho n'aba detective privé cyangwa se leta akagukora iperereza kakune utuntu twose waba warakoze kuko murabyibuka ibyo yakoreye Rick Ross ubwo yagendaga agatangira agasohoka n'abana bose n'umugore babyaranye akabatembereza muri Disney World akabatembereza muri parike akayarangiza agahita bikabwira Ross ngerega ndakwizingura umubyeyi gito ntiwita ku rubyaro abana bakababwira ati bimeze bite papa wamuna ngo reka ngo kiriya ni ikigoryi. Ubwo urumva rero 50 n'umuntu winjira 50 n'umuntu wagiye yinjirira ati ajya kuvumbura ahantu mama wa DJ Khaled yakoraga mu kaduka ahantu runaka katiyubashye aramufi kuko bari bafitanye bifu n'uwo bita Rick Ross DJ Khaled nawe wabyivangamo.
50 rero kuba yazazana izo deal 50 Cent aramuzi yuko ari inzoka, bityo ibyo byose ari gukora wenda ntekereza ko rero ya rucupa rwa Don Julio yari amaze kwirenza ko yanyoye urucupa rw'inzoga rwuzuye ahita rugotomera kuri stage, abantu bareba barumirwa, atangiye kwikoma, atangira mu gatuza nk'ingagi. Murabizi ingagi itangiye kwikomanga mu gatuza igaragaza ifite imbaraga. Dusubiye inyuma gato rero tureka kugira ngo tunasoze ikiganiro. Utarakora subscribe nimba wakunze iki kiganiro wabidukorera, kandi abashaka kuturemera mwanda kuri kariya kanyenyeri nababwiye amazina ya Momoni Uwimana Jean d'Arc. Bifu ya The Game na 50 Cent Kendrick Lamar. Rero Kendrick ubu ngubu usigaye yayoboye West Coast. Bivugwa yuko yatangiye yageze kuri Apogee muri 2015 ubwo The Game yakoraga collaboration na Drake ku ndirimbo bise 100. Uyu The Game rero yaje gukorana na Drake indirimbo ndetse kumutembereza muri quartier ya Compton California, kuko muri Drake ntago yakandagira muri California Los Angeles kahicirwa, dore ko atari umugangster kandi ziriya ni quartier z'abarara. Ariko The Game bakorana iyo ndirimbo yitwa 100 yamuzanye muri quartier, ibintu byababaje abantu benshi avuga ati The Game utangiye kuduteza abana b'inyana. Nkuko byatangajwe ngo bita TDE Top Dog, uyu mugabo Kendrick yari afitanye beef na Drake, ndetse ari beef mu byukuri yari taratwika cyane nka kuri bya indirimbo Not Like Us, ariko kuba The Game yarazanye Drake muri Los Angeles aragaragara nk'agasuzuguro kuko asuzuguye Kendrick, kuko icyo gihe na Drake yarageze aravuga ati njyanga hana atandi nta wankoraho. Kendrick rero ngo yababajwe cyane no kuba umugabo yarazanye Drake amutembereza muri Compton California, kubera ko icyo gihe bari bafitanye beef nubwo bitari byakagiye ku mugaragaro. Ibintu byagaye rero nko kuba The Game afatanyije na Drake mu kurwanya Kendrick Lamar. Muri 2004 rero ubwo ari iriya ntambara ya beef hagati ya Kendrick na Drake, The Game yagiye ku maradiyo ndetse n'ahandi hose kudefenda Drake, ahita avuga ati mu byukuri uriya mutipe ka Kendrick ni nakana nta nahiti kwanza, ubundi se Kendrick ni agaki. The Game rero yaje byatumye atatumirwa muri kiriya makubwiye bise mu byukuri ibintu byamubabaje cyane, kubera yuko Kendrick yaratumiye abantu bose uretse The Game. Ibintu byaje kuba byatuma na n'ubu ngubu ku mutima aracyumva yuko yaba yarahejwe. Beef zabo rero zatangiye, Kendrick yaramaze kuba umustar wa nyawe ndetse yamaze no gusinya muri label ya Dr. Dre. Ibintu byababaje The Game mu byukuri, byo ni ibintu yakaba yarishimiye avuga ati n'undi mwana wa Los Angeles ugiye guhitinga nyuma yaho Tupac yapfuye, Snoop agaza nkaza nkahagarara West Coast, nanjye igihe cyane cyo gusaza kirageze hakaje undi mwato yuhagarara West Coast, aho kugira ngo abyakire gutyo Game we yumvise yuko ari agasuzuguro bamufitiye, ahita atangira kurakarira Dr. Dre ndetse atangira no kumutuka gake mu interview. The Game rero ni umuraperi mwiza, ariko ni umuraperi w'inzoka, ni umuntu utagira roho ihora iri hamwe. Uno munsi yakwita umwami, ejo bundi akakwita satani. Banita Negji. Murakoze.